navuze ni uyu mwaka ugiye kuba umwe mu myaka iri interesting mu myaka twagize mu Kinyarwanda. Nabishyize muri rusange kugira ngo mbe on the safe side, ariko icyo naminingaga ni iki ngiki. Umwaka utaha turabikuba inshuro 7. Ubwo none nshyize muri rusange kugira ngo mbe on the safe side, kuko nzi inyota abandi bahanzi bafite, nzi iyo mfite, nzi icyo dushaka kugeraho, tuzi icyo dushaka kugeraho. So I feel like next year is going to be even massive. Next year is going to be huge. Nuvuga ngo niba mfite indirimbo nawe to Brown imwe dushobora guproduce indirimbo, you know, n'abandi. So next year the target is to literally expand, you know, gain more fans from, you know, ibindi bihugu, gain more fans mu bindi bihugu birenze na East Africa. Umwaka utaha idarapo ryacu nimba ryari muri you know, muri distance runaka tushaka kuyikubaka bizamuke hejuru kurushaho tu. So umwaka utaha uzaba very interesting n'ubari ko navuga. Hanyuma ikibazo cya kabiri ngira ngo urumbaje uburyo ki ngira ngo abapromoter abahanzi bumva ko basuzwe na promoter simbizi cyane, ariko bimwe mu mpamvu yatumye njyewe n'abavandimwe banye dukorana twahisemo kuri igitaramo cyacu bwite nicyo kugira ngo tugaragaze imbaraga ziri within ourselves, imbaraga ziturimo twebwe, ko tuzi ko I'm sorry nasaraye, imbaraga zitugize ziruta iz'aba promoter. Ubwo ndi kuvuga nk'umuntu waza akavuga ati Ben ngo aya mafaranga nk'ino ndirimbire, ntabwo ngiye gukora icyo kintu kuko nacyo nakitwaye. Ibintu bigira levels, bigiraho bihera bikagera naho bishira, ariko nibaza ko urwego ibintu byari biriho ubwo kuri side ya Theben, rwari urwego rw'uko yakora ibintu bye. And kuba rero nabikoze ntabwo nshaka kwigereranya n'abandi bantu, mbikoze wenda bwa mbere y'abandi, ariko nyine baza ko urugero rwiza n'abandi bakora. Kandi nuko nabivuze muri stade, nundi nabikora tuzaguruka tumushigikire, nagira naduhamagara. So nibaza ko ari ikintu by'ukuri ni intangiriro y'ikintu cyiza cyane. Kuva tutangira iki gitaramo kugeza gisoje, I think nabonaga abafana biyongera kurushwa, ahubwo nkuko David bivuze ni gake cyane utangiye igitaramo ugasiga abafana muri stade, kuko kenshi abafana bakunda gusiga abahanzi muri stade. So this time around twakoze igitaramo kidasanzwe guhera ku ntangiriro kugera ku iherezo. Energy was fire. I think mu performance ya thank you my God. So ni ibintu by'uko nafite ukuntu abigereranya. Nandwo nkunda kuvuga ko nabye expectingaga, nubwo abantu bakunda kumbwira wenda ngo mba ndi ku kenshi yumvuze ko expectinga ibintu nka biriya, abantu bavuga ati Ben bikubaho bikwaye inshuro nyinshi, ariko mbifata nk'ibintu bishyashya buri gihe kugira ngo njye mura numva ndi amazed n'ubwo rukundo. So ntabwo nyankunda kubifata nk'ibintu namenyereye. So ndumva ariko nagusubiza. Nanizi ko timiza kuko twabahaye ubutumire. I wasn't sure ko bose bari buboneke, but I'm very happy kuba yaje. Nicyo gihe cyo kugira ngo dushikirane. Nyamvuga ko Bruce Theben turi inkingi zikomeye muri industry. If we lead by example, I think barumuna bacu bazagira ikintu gikomeye batwigiraho. Kuba yaje ndabyishimiye, sinari mbizi. And nanjye gugitaramo cya listening party yari yantumiye, ariko I was in Kenya. So I'm very happy kuba yaje. Kandi Tom kurumufata ni ibintu nta kwandika I think nabyandika nko mu bitabo 5 ngira ngo bikwirwemo, kuko apart from being someone wamfasha akaboko akanyereka, you know, akambwira ati ibi bintu bishoboye. First of all, Tom ntago yanjyanye mu muziki gusa. Tom yabanje kumbwira ko ofete tugihura yambwiye ngo Ben you are the best. Hahandi wumva ijambo ukavuga ati, you know, coming from someone like Tom, umuntu wubaha, umuntu ukunda, umuntu uzi ko he's amazing mu buryo bwose bushoboka, akakubwira ati Ben you are amazing, ukora ibintu byiza. Hakiyongeraho akamfata ukuboko akamubwira ati Ben jya muri ibintu bishobora. Tom ndetse na manager Muyoboke nibo bantu navuga ko they discovered me, nibo bantu bamfashe bamfata ikiganza baza no kunsaba mu rugo biri official. So Tom mufata nk'umuntu udasanzwe, and then on top of that no muvandimwe wanjye mukunda birenze urugero, arabizi. Kandi akomeza kungira inama, akomeza kumba hafi. Tom umuntu mpamagara
nabyuka nigeze kumamagara ndi muri Amerika mama arwaye cyane I think yari nko mu masaha yari nijoro nka saa 8 Tom ndamubyutse I think mama yagize crise Tom ndamubyutse arabyuka afata imodoka agiye Masaka afata mama mujyana kwa muganga so ni umuntu udasanzwe rero nkunda kandi numva ko mufitiye umwenda ntazi wari wo barumva mufitiye umwenda buri gihe so yeah hanyuma kuri urumaje ku yeah so mama nyine mama mu byukuri urumva ugukimba urashaka ntongere sure muri emotion so mama no mudasanzwe no mudasanzwe mu buzima bwanjye ni intwari ari mu ntwari kabisa mfite zikomeye cyane mu buzima so yeah no mudasanzwe numva nimbivuga muri detail biranjyana ahantu hatari heza bo Melodie first of all ni umuhanzi kandi mwiza ikindi cya kabiri Melodie turaziranye mu bihe bigiye bitandukanye muri convention twarahuye and we had to interact twagomba kuganira nk'abantu bakuru so ibintu twaganira n'ubu ntabikubwira kuko byo n'ubwiru ariko ni ibintu byiza just rest assured ko ari ibintu byiza kandi bifitiye akamaro iyi industry yacu Otile ni umuntu ukomeye Otile twahuye 2019 if I'm not mistaken 2019 that's when we met but we had been talking even before twavuganaga before for about maybe 5 years before and we've been wanting to work together dushaka kugira icyo dukorana but then 2019 that's when we linked up and we produced one of the most amazing songs muri industry y'u Rwanda now igitubishyize ku ruhande him as a person he's a human being n'umuntu udasanzwe Otile kuba ari hano ndagira mbabwiza ukuri ko ari hano mu nakwita mu byitange butarimo ikiguzi cyo cyose namuhaye umuhanzi uri kuri Kaliba mumbaye mukomera amashyi kuko I'm very happy umuhanzi uri kuri Kaliba ya Otile uvuga ati literally one of the greats we have muri region yacu and he's here to support me and of course nanamubwiye listen you cannot leave the stage without giving Abanyarwanda Dusma one of the most beautiful songs we had in the country over the years. Otile, thank you so much. Let me take this opportunity to actually really thank you from the bottom of my heart. You came all the way with the whole team. Yabanje kumbwira ko afite bookings atandukanye and I believe he canceled some of them. I think you canceled some of the bookings to actually be here. So kuko nabonye ko and by the way I'm not nagondi kuve ba Diamond batabonetse umuhanzi n'umuntu ugira challenges zitandukanye Diamond yagombaga kuza Rema n'amakuru yagombaga kuza Priscilla yagombaga kuza ni habaye ibintu bitandukanye ariko bagiye bagira ama challenges atandukanye sindi ubavebe ariko the fact you Otile made it here man it's amazing thank you so much brother I appreciate it bo manager muri rusange ngiye mwita papa kuko kuri nge n'umubyeyi his ajya kunda kwiyama bamwita manager kuri nge ariko the truth is ni umubyeyi asobanura ikintu gikomeye cyane nkuko nababwiye ari mu bantu bankuye ibyo ngewe nari nzi ko dreams zanjye ufite dreams zanjye nzi ko uko ndibwige medicine nka muganga then wenda byakwama nkakina football I was a good soccer player muri high school ariko Tom na manager banshizemo ko I actually have to sing so nabantu nubaha cyane abantu nkunda cyane manager kino gitaramo ro kuri we arambwiye ngo agiye kwitava mu muziki ngiye birahagije ati arambwiye ati so urumva rero n'umuntu nkunda cyane with all my heart kandi ndishimira kuba yabonye iyi success kuko yariharaniye cyane yarwaniye ishyaka uyu mugoroba kandi yibaza ko yishimiye cyane mutima we muri iyo releasing album muri kino gihe ntago bigisaba ko mu byukuri tubanning amasede ngo tujye kuyacuruza ku ma stations atandukanye ahubwo twemera ko abazigura cyangwa se bazitabira uburyo bwaroroshye niyo urebye kuri YouTube ubuguriye buriye iyo urebye kuri YouTube ubistreaminze kuri Audio Mac no kuri Spotify ubuguze
it's literally nko kugura bundles za internet. Ufite bundles za internet wese mu Rwanda yaguze album. If that makes sense. No amafaranga make ashoboka abo uvuga wenda bagura niba abandi bajya kubaningisha wenda mu mujyi kandi nabo twabahe freedom ntago tubakurikirana nta copyright as such tuzi neza ko umuntu wese aza accessing album mu gihe gikwiriye kandi kimworoheye. Prophet Joshua yes inshuti ubushuti bwahereye kuba ari umuntu ukunda ibintu nkora and then of course iyo umuntu akunda ibintu ukora and then akaba ari umuntu wundi uzwi nka Prophet igihe kiragira mukamenyana mugahuza ibiganiro. He's a friend, he's a good guy, no umuntu mwiza. Akenshi abantu bamugiraho ntibamusobanukirwa ariko mbarabuye ari mu bantu beza Imana yaremye. I think nabira bintu nabira cyo bisobanuye aba yamaye amafaranga kuriya ariko azi neza nanjye aho ndi buyatware. Niyo ni magambo ni nkaho ari we ubikoze. Nuba ngo amafaranga ni tuyafata tukajyana wenda tukayafashisha nk'abana b'imfubyi n'urugero ntanze azi neza ko ndi bubigenze gutyo. Muri make n'umuntu udasanzwe umuntu mwiza kandi yeah.